ati nimwambare ibigunira mwese mwisiga ivu mwese amatungo yanyu indogobe inka zanyu ntibirishe kugeza igihe Imana iri butugirire imbabazi. Mbega abaturage bumvira we sha waguhamagara akakubwira ngo Yesu ahagaze hariya uri mu kabari wavuga ati singiye kubura ubwenge ndabanza mare mu isikoro mbone nge kureba ibiri kubera ari hakurya ukaba wayisigamo. Umwami atanga itegeko haravuga ati nushaka ube washingiwe nugeramo ukuramo agatimba wambara ivu ati kandi abagore n'abagabo uyu munsi nimwerekerane nimurebane kubera ko tugiye kuririra akaga gakomeye kagiye kuzira igihugu cyacu. Umwami atanga itegeko rikomeye Imana niturengere. Haleluya. Yumva gutaka kw'aba bantu Imana ireba ukuntu uyu mwami yamanuye icyubahiro cye. Imana ni ireba ukuntu bajyaga bamubara rirageze muri sitade bose bakubama. Ireba ukuntu yambaye ibigunira, ireba ukuntu yicaye mu ivu maze Imana irigarura. Imana ishimwe kwijya yigarura bene data. Haleluya. Nashatse twaca bugufi Imana ikigarura maze ibyago byenda kugwirira abantu. Ijisho ry'Imana rirebera hose icyarimwe. Hanyuma Yona aravuga ati ndagiye. Arangije aragenda afata ubwato ati ngiye Tarushishi. Amaze kugera mu bwato inkubi y'umuyaga iba nyinshi, ubwato bwenda kurengerwa. Abantu bigira inama baravuga ati ubwato bwo buremerewe cyane bukaba bugiye kuzikama. Umuntu wese waje afite imifuka 5 y'isukari nakuremo inayirohe mu nyanja hari wenda buroroherwa. Isukari batangira kujugunya mu nyanja, abafite imizigo y'ibirayi bajugunya mu nyanja, buri wese kucara avuye kurangura. Mu bwato habamo abagenzi baba bafite ibintu byinshi barajugunya koko, ariko ubwato buranga kubera ko hari hajemo Yona nyine. Imana turengere, cunga neza urebe ahantu baye, urebe mu bihombo uri guhomba, urebe niba nta Yona waje wawe, urebe niba nta Yona uri gukoresha, urebe niba nta Yona ufite wakwepye mu cyaro agakwepa Imana yari umuririmbyi yarangiza akavuga ati nkwepe y'Ikigali. Cunga neza niba mu byo uri gukora mu bihombo ufite nta Yona wabigizemo uruhare. Ongera wiyumve mu ikaze nanone wowe dukurikirana ko bwije nuko bukeye kuri Jeannette Mukamurava. Ndabakunda cyane, ndi hano ku bwanyu kuko mutanahari ntago naba mpari. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe, wowe unyereka ko tubana, kandi ngushishikariza nawe utarayikora kugira ngo wibuke kujya uyikora, ukore na like na comment, maze ibiganiro byose bica ahangaha tujye tubasha kubyumvana, kandi ndabizi neza ko ari cyo bizatugezaho. Imana niduhana umugisha. Mbere y'ibintu byose ndashaka kugira ngo tubanze twiragize Imana. Uri Imana Data wa twese mwiza, ndongeye ndagushimye nanone muri iki gitondo. Unezerewe cyane kubw'uburinzi bukomeje kubana natwe. Warinze Abanyarwanda, urinda Abarundi, urinda Abakongomani, urinda Abagande, urinda abari muri Amerika, urinda abari ku mugabane wa Aziya, urinda abari ku mugabane w'Uburayi, abari kunyumva n'abatari kunyumva, twese waraturinze. Izina ryawe nirishimwe. Turakunezerewe rero, ntago twabona icyo tugutura dushingiye ku byo wakoze ku mwuka duhumeka. Himbazwa. Ndaha kugira ngo mvuge icyo washyize ku mutima wanjye, ariko niyoboye navuga ibijyanye n'amarangamutima yanjye. Ndamutse mvuze ntategetswe nawe
nasanga nabyishe rwose kandi navuga ibihwanye n'ibyo nifuza. Sinzi n'icyahaza imitima y'abantu bankurikiye, ariko wowe uzi icyabahembura. Ngaho ngwino nkozi kararyaka ku munwa, umwuka wera ambeho ari mwinshi cyane, kuko ngiye kuvuga ibintu bikomeye, kandi buri umwe wese uzumva iki kiganiro azagira intambwe atera mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Haleluya. Imana nishimwe. Reka turirimbane umuririmbyi wa 68 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Umuririmbyi wa 68 mu ndirimbo zo gushimisha Imana aravuze ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu isi no mu ijuru keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagisha amaraso, mbese imyambaro yawe irera, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagisha amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Amaraso ya Yesu yogeje atyo abanduye imitima yawe, nimukererwa ubwo mutebuke, mweswe imitima yanyu neza, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagisha amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa, n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagisha amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Haleluya. Imana ishimwe. Umuririmbyi wa 68 arabajije ngo mbese imyambaro yawe irera, ngo wogejwe na Yesu, ngo se niba yarakogeje watunganyijwe nawe, ngo none se umwambaro wawe urera? Icyo ni ikibazo ukwiye kwibaza. Imana yo mu ijuru niturengere tugirire neza. Ndashaka uyu munsi kubaganiriza amagambo akomeye. Ndashaka kubaganiriza ku mugabo, umuhanuzi w'Imana, umuhanuzi witwa Yona. Uyu muhanuzi witwa Yona rero afite icyigisho gikomeye cyane, kandi nawe uze kugira ikintu wamukuraho. Umuhanuzi witwa Yona turamuzi, nk'uko uzi umuhanuzi muturanye, nk'uko uzi umuhanuzi mu bahanuzi batubanjirije, mu bakurambere b'abahanuzi, yari umuhanuzi Imana yakundaga gutuma hafi na kure. Uyu muhanuzi rero hari igihe cyageze ntibyamubera byiza. Uyu muhanuzi niwe tugiye
kwebera hamwe Imana yo mu ijuru iguhe gusobanukirwa kandi Imana iturengere itugirire neza. Haleluya. Umuhanuzi witwa Yona, umunsi umwe Imana iramuhamagara ati yewe Yona we, ndashaka kugutuma mu murwa munini cyane witwa Niniwe. Genda uburire ubwire ko ubwira abantu baho ko hasigaye iminsi 40 gusa Niniwe hakarimbuka. Haleluya. Ngo yewe Yona haguruka ujye Niniwe, Yona we wa murwa munini cyane, Yona we maze uburire, Yona we ni iminsi mike gusa, Yona we Niniwe hakarimbuka, Yona we yewe Yona haguruka ujye Niniwe, Yona we wa murwa munini cyane, Yona we maze uburire, Yona we ni iminsi 40 gusa, Yona we Niniwe hakarimbuka, Yona we. Nguyu yari umuhanuzi w'Imana nk'uko uzi abandi bahanuzi. Igihe kimwe Imana iramuhamagarira amubwira ngo yewe Yona we haguruka ujye Niniwe, uyu murwa ukabije kungomera, ibyaha byabo byakuze byarundanyije byageze imbere y'intebe yanjye, none biri kunukira, none kubw'ibyo haguruka ugende ujye Niniwe, ugende ubabwire ko ari iminsi 40 gusa hakarimbuka. Imana itugirire neza. Hanyuma iminsi 40 we warayirengeje, abahanuzi bahora imbere yawe bakubwira ngo ihane, twavutse batubwira ngo nitwihane, tuvuka batubwira ko Yesu azaza, inkota izarya abanzi b'Imana. Iminsi 40 warayirengeje, aho ngaho uraza gukuramo igisubizo, uraza kwibaza nurangiza n'isubizo. Ngo maze Imana ibwira Yona ngo haguruka. Uyu muhanuzi nk'uko nawe igi guhamagara ngo genda ukajya mu mihanda, ukajya mu nsengero, ukagenda ukavuza imanda, ariko Yona umunsi umwe ngo arininira aravuga ngo noneho ntabwo ngiyeyo. Imana iturengere. Ushobora kuvuga utariko Yona yarateye ate umuntu usuzugura agasuzugura n'Imana, wose yisuzuguye kanga. Wenda hari ni yakubwiye ngo jya kuburira abantu, ariko byibura yarakubwiye ngo uva kuri iki cyaha, yarakubwiye ngo ureke ubusinzi, arakubwira ngo ureke ubusambanya, bigisha baca imbere yawe buri munsi, ariko ko wanze kubyumva sibwo wowe ni wayisuzuguye. Ngo maze Yona avunira igiti mu matwi aravuga ngo naho njya. Cyakora yigira inama aravuga ati ndaje ngo kwepe. Muranakwepara. Ijisho ry'Imana nta hantu namwe waryinyegeza. Ashaka gukwepa. Umunsi umwe aravuga ati noneho singi niba aho ukoreka ngatiri tarushishi niyongera no kuza kundeba izambure, ariko namaze kumenya yuko ijisho ry'Imana rirebera hose icyarimwe. Hanyuma Yona aravuga ati ndagiye. Arangije aragenda afata ubwato ati ngiye Tarushishi. Amaze kugera mu bwato, inkubi y'umuyaga iba nyinshi, ubwato bwenda kurengerwa. Abantu bigira inama baravuga ati ubu bwato bwo buremerewe cyane bukaba bugiye kuzikama. Umuntu wese waje afite imifuka 5 y'isukari nakuremo inayirohe mu nyanja, hari wenda buroroherwa. Isukari batangira kujugunya mu nyanja, abafite imizigo y'ibirayi bajugunya mu nyanja, buri wese kucara avuye kurangura. Mu bwato habamo abagenzi baba bafite ibintu byinshi barajugunya koko, ariko ubwato buranga kubera ko hari hajemo Yona nyine. Imana turengere. Cunga neza urebe ahantu baye, urebe mu bihombo uri guhomba, urebe niba nta Yona waje wawe, urebe niba nta Yona uri gukoresha, urebe niba nta Yona
ufite wakwebye mu cyaro agakwepa Imana, yari umuririmbyi, yarangiza akavuga ati nkwepe y'i Kigali. Cunga neza niba mu byo uri gukora mu bihombo ufite nta Yona wabigizemo uruhare. Yona ahombye abantu bari mu bwato, imizigo yose ishirira mu mazi. Imana iturengere, ba Yona baratuzengereje, ntituzi icyo turi kuzira bene data. Imana uko yagiye ihamagara abantu siko bakiri. Mwataye inshingano mwabanuzi mwe, muracunge neza, mutazanira igihugu kuvumwa, mutazanira igihugu ingorane, mutazanira igihugu amapfa, mutazanira igihugu imvura idahita, mutazanira igihugu ibyorezo bidashira. Imana iturengere ngo maze imitwaro yose bayimarira mu nyanja, ariko ubwato buranga bucuraganywa n'umuyaga, buranga bucuraganywa n'umuraba. Imana niturengere, Imana nidutabare. Umaze guhombya abantu bangana iki Yona we? Hanyuma bamaze kubitamo byose babona biranze, ariko bigira inama baravuga ati tugiye gukora ubufindo. Aho bukera ahangaha ubufindo hari abantu bugiye gufata, hari abantu biyoberanyije, hari abantu bigize abantu atari bo, hari abantu bavuga ngo Imana yavuze itavuze, hari abantu bakwebye inshingano z'Imana. Ariko ubufindo. Haleluya, haleluya. Narindi kuvuga ngo ibihombo maze guteza abantu birangana iki? Ahari akaga isi igiye guhura nako nta ruhare afitemo. Isuzume ku ruhare rwawe wowe watumwe, isuzume ku ruhare rwawe wowe utumwaho, ku munsi ukeye, ku munsi wije, n'uyu munsi yagutumyeho. Ariko niwumva ijwi ry'Imana uyu munsi uramenya ntiwinangire umutima. Imana ishimwe. Barafinda bati wenda twaza kumenya umuntu uri guteza aka kaga. Ariko bamaze gukora ubufindo bufata Yona. Baramubaza, turabona aho wahereye, urabona ibintu duhombeje, urabona tubwire tugukorera iki? Yona arababwira ati nta kundi, nasuzuguye ihoraho yanumye, ndabizi niyo itumye ibi byose biba, none nimumfate, nicyo gihano kinkwiriye, nimunjugunye mu nyanja. Baramufata bamujugunyamo, bamaze kumurahamo umurava n'umuyaga biratuza. Imana nyirimbabazi nyirimpuhwe, amaboko yayo akomeye, nyir'ububasha bwose, nyir'ubushobozi, mu gutegeka kwayo, mu mbaraga zayo no mu bubasha Imana ifite, itegeka ifi nini cyane ngo maze iyo fi mirayona. Ndashima izi imbaraga z'Imana, ndashima ubu butabaje bw'Imana butegeka n'ifi kumva. Ndahamya ndashidikanya ko uburyo iyi fi yamizemo Yona hari mu itegeko ry'Imana, kuko ndibaza ndashidikanya ko iyi fi yamize Yona itamushinze n'iryinyo. Imumira uko yakabaye yashoboraga gucimburamo ibice bice, ariko kuko Imana ikunda ibizayitirirwa, iyi fi yamumize wese uko yakabaye. Ku gice cya 3 cyo muri Yona asobanura ukuntu Yona yasengeye mu nda y'ifi. Imana igutabare, Imana ikugirire neza. Yona asengera mu nda y'ifi. Yona amara iminsi 3 mu nda y'ifi asenga. Uramenye utaba waranze gusenga
bigikunda utaba waranze gusenga akazuba kava, utaba waranze gusenga ku gasusuruko, utaba waranze gusenga wariye, ukazasengera mu nda y'ifi, ukazasenga ayitatu nyamara n'ay'umwe yarakunaniye. iyo bakubwiye gusenga utanga inzitwazo, arabavuga ko ari kure, noneho muri kuvuga ko n'insengero zifunze ngo hoya nawe mwasengera. ariko iyi minsi 3 Imana igiye gutanga muzasenga. Yona yasengeye mu nda y'ifi. Sinibaza Yona ngo yatunzwe n'icyo ari mu nda y'ifi, sinibaza ngo Yona oxygene yahumetse ari mu nda y'ifi yayikuye, ariko Yona arasenga. Masengesho yasenze ntabwo nyazi. Sinzi ayo uzasenga muri minsi 3 Imana turengera utazasenga y'amatakira ngo yiwaranze gusenga bigishoboka. Ariko Yona ngo arasenga ari mu nda y'ifi. Hanyuma umugambi w'Imana namaze kumenya ko utagiyoba. Indege mu kirere zijya ziyoba, amafaranga kuri mobile money ajya yoba. Hari n'abajya badutuburira bakatubwira ngo amafaranga arayebye, kumba ari abateka mutwe. Ayo najya yoba, hari igihe tujya twandika message zikajya kubo tutari twazigeneye. Hari ku mugambi w'Imana ntabwo uzigera uyoba. Umunsi wa rimwe Yona ari mu nda y'ifi, Imana itegeka ifi. Kintu cyanangaje, ifi yaragiye imuruka ku nkengero, kandi ahantu iyi fi yarutse Yona yamurutse ku kirwa kinini hamwe yari yaranze kujya. Imana niturengere. Wanze kubuvuga bigishoboka, nyuma y'inkoni Imana igiye kuguhuragura uzabuvuga. Wanga ukunze uzabuvuga, wariye uzabuvuga, utariye uzabivuga. Wanze kwihana bigishoboka, uzihana akanyafu k'Imana kamaze kukugeraho. Uzasenga ibigusengesha bimaze kuza, ariko nkugiriye inama wasenga bikitwa none. Yona yisanze nini we, aravuga ati noneho rero shingiye ku bintu Imana inkoze, shingiye ku rupfu rukomeye Imana indokoye, shingiye ku hana Imana inkuye urufi rukabarundutse, ubu noneho ngiye kuvuga. Imana turengere. Yona aragenda agira nini, yanze akunze agerayo. Wanze ukunze uzaza. Ageze nini we, atangira kuvuga ubutumwa Imana yamutumye. Yewe nini we, murwa munini wagomeye Imana, ihane ni iminsi 40 gusa. Nini we hakarimbuka. Arazenguruka ahera kwa mutwara sibo, aragenda agera kwa mudugudu, avuza ikondera, avuza ingoma. Niyitaye ku nsengero zifunze aravuga, niyitaye ko mu masoko bari kumugira umusazi bamukubita inyanya, ariko aranga aravuga. Agera aho bategera amabisi, agera mu magara, aravuga ntimwihane ubwami bw'Imana buri hafi. Mujya mubabona ba Yona, bamwe mubagira abasazi, ariko aravuga Yona mwihane. Yaravuze ntacyo yasize inyuma, ku Imana yabimubwiye kose niko yabivuze. Ariko Yona ijambo yavuze ntago ryapfuye ubusa. Iki gihugu kiri mu bihugu bike amaze gukunda, nakunze cyane. Haleluya. Ngo maze ubu butumwa uragenda bugera ku mwami w'iki gihugu. Haleluya. Mbega umwami mwiza we. Ariko uyu mwami naribajije ngo uyu mwami ashobora kuba ari umunyabwoba. Niba atari umunyabwoba, agira umutima umenetse.
ibintu ni bibiri. Uyu mwami ngo akimara kumva ubu butumwa warangije ngo yicara mu ivu. Haleluya. Ngo yicara mu ivu. Imana iturengere. Mfite ivu hano nanjye. Mwami ngo yicara mu ivu. Ivu mwese murarizi ngiye. Yicara mu ivu. Mwakwibaza impamvu naje nambaye imyenda yera nk'ikimenyetso cyo guca bugufi. Umwami yicara mu ivu. Umwami yicara mu ivu. Umwami yicara mu ivu ngo ntiyitaye ku mashuri aherutse kurangiza, yitaye ku birokoroko biri aha ngaha ku ntugu. Umwami yicara mu ivu, yisiga ivu, yisiga ivu. Umwami yisiga ivu, umwami yisiga ivu. Aterwa ubwoba n'ishyano rigiye kuba ku gihugu cye. Umwami yisiga ivu. Umwami amaze kwisiga ivu atanga itegeko. Ahari yahereye ku bajepe bamurinda, ahari yahereye kuri ba premier ministre, aravuga ati ibintu byakomeye, turapfuye niba mutihanye. Hanyuma burya intero nyir'urugo ateye niyo n'abandi bikiriza. Ntago wabona umwami yamaze gukora ibi gutangira uzamure ibyo uri byo. Ntago bitaye kuri masters barangije. Umwami yisiga ivu, arababwira ati nimupfukame mwese mumara iminsi 3. Haleluya. Iyi minsi 3 yone yamaze mu nda y'ifi. Ntago nzi iri yereka umwami yagize. Arababwira ati nimwambara ibigunira mwese, mwisiga ivu mwese, amatungo yanyu, indogobe, inka zanyu ntibirishe kugeza igihe Imana iri butugirire imbabazi. Mbega abaturage bumvira we. Sha waguhamagara akakubwira ngo Yesu ahagaze hari uri mu kabari, wavuga ati singiye kubura ubwenge ndabanza mare mu isikoro mbone nge kureba ibiri kubera ari hakurya, ukaba wayesigamo. Umwami atanga itegeko, haravuga ati nushaka ube washingiwe nugeramo ukuramo agatimba wambara ivu. Ati kandi abagore n'abagabo uyu munsi nimwerekerane nimurebane, kubera ko tugiye kuririra akaga gakomeye kagiye kuzira igihugu cyacu. Umwami atanga itegeko rikomeye, Imana niturengere. Haleluya. Cyama ukumva ibi bintu, cyama ukumva akaga kagiye kugwira mwene muntu, nawe ugaca bugufi kamanura icyubahiro cyawe. Cyubahiro kizarangira, Imana itugirire neza. Haleluya. Ariko Imana ni inyembabazi. Imana yumva gutaka kw'aba bantu. Imana ireba ukuntu uyu mwami yamanuye icyubahiro cye. Imana ni ireba ukuntu bajyaga bamubara rirageze muri sitade bose bakubama. Ireba ukuntu yambaye ibigunira, ireba ukuntu yicaye mu ivu, maze Imana irigarura. Imana ishimwe kwijya yigarura bene data. Haleluya. Nashatse twaca bugufi, Imana ikigarura, maze ibyago byenda kugwirira abantu hirya gato, Imana ijya yigarura bene data. Mwami, uyu mwami winini we hatubera ikimenyetso cyiza. Maze umwami abwira abantu bose ati ntuzaneho ibyo kumbwira ngo
nguherutse kurangiza iyerika byo nibikureba wambara ibigunira ariko barabyumva barangije baranabikora. Haleluya, Imana ishimwe. Muturagare muririre ibyago bigiye kugwira isi. Imana ishimwe. Maze Imana irigarura, ariko imaze kwigarura Yona ntiyamenya aho yavuganiye n'aba bantu. Dufite abahanuzi hano hanze bamara guhanura bagahanura urupfu, barangiza ntibasenge bakanezezwa n'uko urupfu ruraba. Ntabwo ari uko byari bikwiye kugenda. Ba Yona turabafite. Uhanurira umuntu ko yabonye apfa, gatangira gupanga n'ukuntu azataha ikiriyo. Hoya si uko bimeze. Niba ubonyeho umuntu ibyago, fata amasengesho usenge, ubwira Imana ngo Mana ahari wakigarura uriya muntu ukongera ukamusubiza ubuzima. Mana niturengere. Ngo maze Yona amaze guhanura, amaze kubwira abantu, amaze kubaburira, ngo aragenda ajya hirengeye, ajya ku gasozi ngo ajye kureba ukuntu abantu bapfa di bibaze sha. Ngo agenda ku musozi, ntangariza abantu mwese muri kunyumva, hari ibintu byagiye ahirengeye, hari ibintu byakwitegeye bitegereje kureba uko umwara, bitegereje kureba uko useba, nyamara uvuye mu yitatu, nyamara ntibaza bavuganiye n'Imana, ngo biragenda bikajya ahirengeye ngo barebe ukuri bumware sha. Nyamara Imana yigaruye, ariko Yona ntiyamenye ibi bintu. Ibanga ni rimwe gusa, kwivi ngo abayuda baraye bari bupfe bamenye ibanga sha, bamenye ibanga ryo gusenga, ngo maze abari bubagireho ububasha, ngo barimo babagirwaho ububasha. Ngo Moridekayi wari bujye ku giti ku gisongo Hamani yari yasongoye, Hamani bari bukijyaho. Hari ibintu byari bitwitegeye, ariko kuko twamenyeho umuntu ajya kubariza Imana, ajya kwingingira Imana, Imana irongeye irigaruye. Aho uri hose mvugira ngo amena, kuko ibintu byari bikwitegeye aka kanya biramwaye, kuko Imana yamaze kwigarura. Imana yo mu ijuru ntihabwa icyubahiro cyayo, iri mu ijuru ryera. Haleluya, amina, 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 amina. Yona ngo agera ahirengeye cyane, ngo agiye kureba uko nivo w'amaraso uri butembe muri Nyabugogo, ngo agiye kureba uko umuvu w'amaraso uri butembe muri Nyabarongo. Nibyo warahanuye, ariko subira ku mavi wongere usenge, wenda Imana iri bwisubire. Nibyo warahanuye ko inkongoro zigiye guhaga, ariko ngera usenge, Imana iri bwigarure izi nkongoro zirongera zisubire mu kirere, zijye kurya ibyo zaryaga n'ubundi niho hayo. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo maze Yona ajya hirengeye, agiye guserebura, hareba uko impinja zipfa, hareba uko amatungo apfa, ariko Imana niyebuka ko ari inyembabazi, niyareba izi mbabazi Imana yamugiriye ari mu nda y'ifi, niyatekereza ngo haravuge ngo igwi Imana yangiriye imbabazi ikansohora mu nda y'ifi, ngo wenda hari nanjye ndi buyisohokemo, ngo wenda aba bantu nabo bari busohoka ahangaha wenda badapfuye, Imana iri bugire imbabazi. Ariko ajya kwitegera sha, nkuko nabari byakwitegeye. Ariko kuko wamaze kumenya ibanga ryo guca bugufi, ntago gipfuye, mvugira ngo amen. Gira abantu nka batatu babwire ngo ntago gipfuye, andika muri comment uvuga ngo ntago ngipfuye. Imana ishimwe, ntago tuzapfa gupfa nkuko bamwe babitekereza. Imana ijya yigarura, ariko hari igitera Imana gukora. Gabanya icyo cyubahiro cyawe, umanuke hasi,
wenda Imana yakwigarura. Maze Yona ategereza ko hagira n'utaka gicurana araheba, ategereza ko hagira n'utaka araheba, atangira kwivovota. Ariko wowe abantu bivovotera n'Imana ngo abantu ntibapfuye, ariko gupfa kw'abantu ufitemo inyungu ki? Urajya gucuruza gupfa kw'abantu ngo uremerwa ari uko ubuhanuzi busohoye. Uzi ko hari abahanuzi njya mpura nabo bari kuvuga ngo runaka burya ngo ajya gupfa ngo nari nabibonye ngo nabyeretswe ngo nabihanuye, ngo igihugu iki n'iki ngo bajya kugitera ngo nari nabyeretswe. Senga niba ubonye amakuba agiye kugwira agace runaka, senga. Burya iyo bisohoye ni bibi. Yona babazwa nuko abantu binini badapfuye. Maze Imana iramubaza ngo ariko di ngo uribabajwe nuko ubwoko bwanjye butarimbutse, kugira ngo umusuzume ngo imeze uruyuze umunsi umwe. Ariko ahangaha ngo yari yitegeye abantu ko bari bupfe, ngo izuba riramukubita riramwanura ku gahanga koko ngo arumva. Maze Imana imumereza uruyuzi rw'umunsi umwe, ngo ruragara, aranezerwa cyane yugamamo agacucu. Ariko Imana iramureba iramuseka, turandebera di. Ngo maze Imana yohereza inanda Imana yohereza inanda, rwa ruyuzi ruhera mu mizi maze irarucegeta ruhita rwuma. Maze Imana yanumye ngo yabamereje uruyuzi. Banyarwanda namwe mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, Imana yabamereje uruyuzi rwameze nk'umunsi umwe. Nawe nuzi ko byagenze, wisanze uri muri iyo nzu nziza, wisanze uri muri iyo nyubako, ntuzi uburyo wageze muri ako kazi. Dushingiye ahantu Imana ituvanye, tugiye kwinjira mu bihe byo kwibuka abacu bazize Jenoside 94. Tugiye kubibuka ariko tuniyubaka, dushingiye ahantu Imana ituvanye. Igihe twarebaga igihugu tukagira ngo ni igihuru, nkunda kuririmba indirimbo ivuga ngo mu cyimbo cy'amatara, kuko twabonaga amatongo. Ariko Imana yo mu ijuru yo kabyara iraza irongera isana imitima y'Abanyarwanda abatagiraga aho kuba. Imana iduhaho kuba nubwo inzu itarimo, ariko uko biri biramaze. Bya bishorobwa byaharaga bikugwira uri mu nzu ya nyakatsi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika ejo bundi abikura hatuzanira amabati. Uko bisa kose nubwo utarimo yaba, ariko biramaze. Yego ukwezi kurashira ukishyura, ariko uranayabona ukishyura. Ariko uko biri, Imana yatumereje uruyuzi. Banyarwanda namwe muri hanze yarwo mwumva Ikinyarwanda, ariko uruyuzi twarugezemo turadamarara, twarugezemo turirara, ndetse twishimira n'ibibi biba ku bandi. Nyamara nabo ni ibiremwa by'Imana. Imana yaguhaye uruyuzi, warasengaga none ntukinasenga. Wamaze kubona uruyuzi utangira kumva amibe mu nda atarajya kuzumva, utangira kuvuga ngo wamakantu gasharira, utangiye kujya uvanga icyuma na koka, nta uri kubireba. Wariraye. Urwo ruyuzi Imana iraje yohereza inanda, nimara kurucegeta ntuzasakuze, kubera yuko ntiwigeze uruha agaciro. Imana iturengere. Umaze Yona uruyuzi rumaze kuma, none havuze induru ati kubaho bindutiye gupfa. Uruyuzi urwumishije urujyanye. Ngo maze Imana iramubaza ati ko wikunda, kubera icyo ubabajwe n'uruyuzi utamenya aho rwaturutse? Ngewe abantu banjye wari wishimiye ko barimbuka, banganaga iki? Uri gusakuza se ngo wahombye, uri gusakuza se ngo barenda kugutereza cyamunara. Imana yo ko yaguhombye se? Imana yose ko yaguhombye, ko yakubuze, wamenya biri guturuka hese? Wamenya biri guterwa n'iki? Nsoza
uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana, niwumva uyu muburo, niwinangira umutima. Ngubwo ubutumwa Imana yampaye ngo ngeze ku bantu bayo. Imana niturengere mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen.